nta n'inshuti ubona iyo uri muri icyo gihe. None se umuntu waza akagukunda nyoko ari umusazi ninde, uba warakuje nyine ukundana na ya maji yo kwirigara, kandi nayo iyo yaguyemo afite furi za danje aragusekura. Ukimara kumva ko wemere kujya kwiga muri Canada, wa mwana w'umumayibo, wa mwana ufite mama w'umusazi, wa mwana wabaye muri ubwo buzima, wese utekereza ikintu cyaje ku mutima ni iki? Ikintu cyaje ku mutima wanjye, navuze ko Imana impamvu ibikoze ari ukugira ngo yereke iniga zanjye zikiriyo ko bishoboka. Papa wawe ntabwo uramumenya? Ntabwo ndamumenya, ariko ndabizi neza. Erega nabo bafite imibare, baba bari kutubara, baza twarakiye Yesu tugifite imbabazi. Nese ubaje nyiri mu muhanda urumva umutwe yawe usubiranayo, namurangiza. Ariko uyu munsi kubera ko nakiriye Yesu, welcome my dad, uzaze nzakubabarira, ariko nzagufasha umfashe kumamaza ubutumwa bwiza. Uzamwakira? Nzamwakira, nzamusengera mubwire nibyo wakoze ntago ari wowe. Kuki mama atarakubwira papa? Mama wanjye yarambwiye ngo ajya kuntwita yaraye mu kabari, ngo uwo munsi yahuye n'abagabo barenze 4 kandi atazi. Urumva n'umuntu waga ku muhanda nawe byari byaracana, bamwinjizaga mu kabari bakamukoresha ibyo bashaka. None se nimubaza ngo ninde waguteye inda, si ndabamwibukije ahashira. None se urumva ari bunsubiza amarira wahita ajenga mu maso. Ikaze mu kiganiro inkuru yanjye, ikaze by'umweko muri kano kanya aho ndi kumwe n'uyu musore muri kureba ahangaha. Akaba ari umusore navuga ngo uyu munsi ufite ubuhamya bukomeye cyane. Ni umusore ngushishikariza kumva ikiganiro cye. Salama Keza. Sawa rwose, ndashimira Imana cyane rwose. Cyane. Muri ibi bihe Yesu yaramvunjiye. Yesu yarakubonye? Yaramvunjiye, hari Rukara haje Keza, umva ntacyo nshinze Imana. Imana yarabikoze jera kabisa, ewana ndayishimye. Uretse gato, hari Rukara haje Keza. Amazina yawe ni Rukara, amazina yawe ni Keza? Oya, amazina yanjye nyine iryo byari iryo kugasima ku mubumbe. Urumva ntago waba ku mubumbe witwa izina ridasa n'umubumbe ubaho. Ku mubumbe ni he? Mbwira abanyarwanda, hari igihe kiguhitiramo izina ugomba kwitwa. Hari ubuzima ubamo bajya baguhamagara Keza, ninde wabona uguhamagara Keza se? Ariko Imana ihinduye igihe n'amazina meza ariza. Izina ryawe ni irihe? Amazina yanjye nyakuri nitwa Hakuzimana Fideli, ariko nyine nawe urumva ni Hakuzimana nyine, urumva ko risa nk'amateka yanjye, naho nari narakujeho. Rukara se rigatuka he? Iryo ni izina ry'umubumbe ryo ku muhanda, ewana hahandi ubuzima twabanje kubuhigira. Iryo ni Rukara? Ni Rukara. Keza riza rita? Ariko se ubu wamamagara Rukara duhuye, urabona iringu yari irihe? Oya, nabo ndi igikara. Gerard arababeshye, ndi Keza, ndi inzobe. Yesu yaramvunjiye. Erega Imana ikoze dekorasiyo n'isuri yigeraho. Ubwo ugiye kumbaza ngo ni ukubera iki nafite ubwanwa. Hari igihe ugeramo n'imisemburo ikabimenya ikivana, iyo ubwanwa ikabiparitse. Ariko nubona ndi gushima, ahubwo hari ibyiringiro mu minsi mike nzaba narazanye ikiroso nk'icyo cyawe. Imana ishimwe cyane. Ndashaka kwinjira mu buhamya bwawe rero sasa. Uri umusore wiswe Rukara, ariko uyu munsi wiyise Keza. N'amateka yahindutse, amateka atari meza yahindutse meza. Byagenze gute kugira ngo isange ku muhanda? Iryo zina ntabwo ari njye waryiyise, ni papa. Tunakomeza kumwifuriza iruhuko ridashira. Akinkura mu muhanda yaravuze ati nta mpamvu yo kwitwa Rukara, haracyariho ibyiringiro muri za renge za sirenge. Abaramanukanye arambwira ati humura, icyari Rukara gihindutse Keza. Mpita mfatira aho ngaho, nanjye ndavuga ati reka ndifate, n'ubundi nari narababaye rimfata uko mu rugo hose ni Keza, ku ishuri aho nize ni Keza, n'ubu nawe ukoreshe Keza kuko Yesu yarabihinduye. Uwavuga papa ni Pastor Theogene witabye Imana, mushuti wacu. Tunavuga tuti Imana imuhe iruhuko ridashira. Keza, reka twinjire muri ubuhamya bwawe. Wavutse gute kugeza wisanze mu buzima butari bwiza? Navutse nk'uko abandi bavuka, ariko mvuka mu buzima bugoye. Mama yatubyaye turi abana 4, ariko atubyara ku babyeyi batandukanye, ntabwo twese duhuje papa. Buri mwana yari afite papa ukwe, kandi nabwo abapapa bari baratubyaye badukuzaho. Ubu njye nta nubwo nigeze menya papa umbyara. Nigeze umunsi umwe mbaza mama ngo ariko ubundi mama ngo papa wambyaye ninde, mbona amarira ajenze mu maso. Urumva nari mwibukije ibyamubaye, arambwira ngo nyoko ngo so ni Yesu. Nyine
urumva nta gahinda ariko dufite ibyiringiro mu mutima, turi gukura natwe hari igihe bazaduhamagara papa, basi ibyo bitwomora ibikomere. So nkura mu buzima bugoye rero, nisanga ku muhanda afite imyaka 7, urumva mama akimara kutubyara nawe ubuzima bwaranze, iwabo baramwirukana ajya mu muhanda, urumva ntago yari kutwomekana mu muhanda, buri wese yahise ashaka linye. Mwana nkubita muri linye ya Byumba, nkajya manuka igatuna, nangira gukoresha ibikoresho nkacoma, ubuzima burancanga. Mwije imyaka 9 nibwo hari umwana waje, icyo gihe nari nafashe ku bikoresho nakwikiye, icyo bita gukora ijisho, hari igatuna narihaye, mwana ndebera muri 40, arambwira nise ibi bintu urimo. Nuko muri iyo minsi numva umutima urambwiye ngo nzajye kurasa amakayi ku kigo bita Ecole Primaire Kinjojo. Nge nagiye ngiye kurasa amakayi, urumva nari nambaye nabi, ngeze muri classe ko nari nafashe ibikoresho, furi zinegeka kumeditira muri classe. Ndeba ibyo banditse ku kibaho ndabimedita. Natangiye ishuri uwo munsi, chancellor kuri Muhutu n'umwarimu wanangije muri primaire, yarandebye abonye ukuntu medita, arangije arambwira ni kuki umeze gutyo. Urumva nyikinjira muri classe nari nambaye nabi, nari nambaye ibirenge, imyenda yaracikaguritse, abanyeshuri bahise birukanka. Ndavuga ni mbonye icyuho cy'uburyo ndi bubarasa amakayi, ariko barangije iyi Imana iri bugutabare kujyanaho imigisha yayiri, mutaraza aranganiriza nangira ishuri. Icyo gihembwe urumva nafatiye aho bigereye, byari haburaga nk'ibyumweru 2 jera ngo ikizamini gitangire, mitambu wa mbere. Mitambu wa mbere kuva natangira ishuri kuri biroti zanjye nta mwanya wa kabiri uriho, n'uwa mbere, n'ubu narangije nduwa mbere, n'ikizamini cyane sana naragipfutse. Ewana nugupfuka Yesu yaratuvunjiye. Ko mama wawe yari yarababyaye mu buryo navuga ngo mutigeze mumenya ku bagabo batandukanye, abana bose warangiza ukisanga mama ari mu muhanda, nawe uri mu muhanda, n'abana muvukana bari mu muhanda. Urumva bamwe ntago nari imbazi, bamwe ntago nari imbazi. Abana tuvukana nagiye mbamenya uko nagiye nkura, n'ubwo gutangizwa ishuri nge nta mubyeyi wigeze umfata. Urumva nge navutse ndi umwana wa 3. Rero abimbere ntago nari kubaza Mary ngo bari hehe, kuko navutse Mary avuga ati kigende. Urumva bagitutwite inshuro bashakaga gukuramo inda zacu ni nyinshi, ariko Imana iri bukurinde, Imana izi icyo uzaba cyo irakurinda paka umugambi wayo ugusohoye. Niyo mpamvu uyu munsi ndi umusore, ndi umujene, naciye mu bigo ngororamuco myinshi, kwa Kabuga nabaye, nafungiwe intunka mu Mbarara bankuye ku mupaka kubera kunywa urumogi, nanyweye kanyanga. Ewana twajyaga tuzinywa, noneho original zivuye mu Bugande zitanafunguye, zimushyira ku byatsi bikaka. Ariko Imana iduhindura amateka. Urabona ijisho ryanjye ritari umweru. Mama yabahaye abagabo yabyaranye nabo? Oya, nabo base babakujeho, nabo niba bazi. Noneho bo urumva nago mama yagiye atubyara kwa papa batandukanye, nabo bakobwa tuvindimwe bashiki banjye base nabo babakuzaho, bo bahita biyobokera inzira y'umuhanda, nabo bajya gushugurika abana, icyo bita karande. Abantu bari muri ubu buzima bujye munasenga Imana ikureho karande, batangira kubyarira mu muhanda, bakazanira abuzukuru mama. Urumva nyuma ubuzima bwarahindutse, dushimira leta y'igihugu iduha amabati, mama ajya gutura ahantu hari hagoye mu ishyamba. Urumva na ahantu twafatiye ikibanza, nabwiye amaniga twabanaga ku muhanda, araza duha umuganda, dusize ikibanza ahantu hari icyokezo batwitse amakara. Mama aratura nyuma y'igihe kirekire, aba mu muhanda yirwa atoragura udushyimbo. Hari igihe nabwiraga abantu ngo uriya ni mama, bakavuga ngo mwihakane ngo ni umusazi, ngo uremera ko nyoko ari umusazi, ngo mwite nyoko, ariko akabura nikaboneke ni nyina w'umuntu. Nabaye proud ye, ndabyibuka mva mu muhanda, icyo gihe nigaga nko mu wa 5 primaire. Urumva natangiye ndi mu muhanda, nkanya ndara mu kiraro, rimwe na rimwe nava ku ishuri nkasanga Vigwira negereje babazungu baguyemo, bakaba barankomezanyije. Urumva nari impinduye ishuri, nge nimukaga umwaka utarangiye bakajya kunjyana mu yandi mashuri yo kwasa, nkavayo nkamenya ko ndi busubire ku ishuri kujya gukomeza ikizamini. Ariko nshimira Imana, buri isambu y'imfubyi ba mu mutwe jera. Nunabona nta bwanwa mfite, ubw'imfubyi bumera ku mutima, buriya ku mutima buba bwarashokongoye, ariko Imana ihindura amateka. Sasa rero mukanye ndashaka kumubaza ikibazo gikomeye cyane, kwitwa mayibobo, uri umwana mu muhanda, ukaba ufite mama wawe w'umusazi nk'uko abivuga, ni igikomere kinini cyane, kinini cyane.
byamukomekereje gute. Ariko mbere yaho reka mbwire ku bantu bifuza nko kugurira hanze y'u Rwanda ibikoresho bitandukanye, cyane cyane ibikoresho bikomeye cyane, shobora kuba ari imodoka, shobora kuba ari amamashini, shobora kuba ari ibintu bitandukanye, no kugeza ku tuntu duto cyane nk'inkweto yo kwambara, isaha, iherena, igikomo, byose ushobora kuba watumiza kuri iguriro. Hamagara kuri 0781 81 subiremo nimero 0781 81 Keza mbwira kumva witwa umwana w'umusazi, mama wawe ari ku muhanda, nawe uri umwana wisanze ufite imyaka 7 uri ku muhanda kugeza ukuze. urumva ni igikomere, nta n'inshuti ubona iyo uri muri icyo gihe. None se umuntu waza akagukunda nyoko ari umusazi ninde? Uba warakuje nyine ukundana na ya maji yo kwirigara, kandi nayo yaguyemo afite furi za danje aragusekura. Urumva urya inkonji z'amaniga mu bana, wazivaho ugasanga abazungu batuyemo bakagukomezanya kwa mbuga, wageraho bakagusekura uko mu buzima bwo kwizengurukaho ntunarye. Urumva muri puberi hari igihe ugeraho ugasanga nk'umuntu wari ufite resitora wizeye yatangiye umushinga wo korora ingurube, ugasanga bimwe baryaga babihaye ingurube. Urumva se utarakuzagaho. Mbese nizengurutseho ni hahandi amaso yanjye yatukuye, ndwara amaso yenda kuvamo. Pastor Theogene niyo wamvuje amaso ndurukara, ubuzima bwarancanze. Urumva nta nshuti nagiraga. Hari igihe ugeramo nubone nuko uramutsa, nubone nuko ubwira ngo amakuru, nubone nuko ubaza ngo wariye. Ubuse kundi yabaguke rino toto na bebero nigeze mfata, ni Imana yarimaye. Mbwira abantu hari igihe abaganga bajya batuganiriza bakatubwira ngo ubwenge buva mu ndagara, ngo mu magi nge nayo nariye. Ubwenge Imana yamaye buturuka mu ijuru, ni Imana yabumaye. Wabaga mbere gute ufungwa wanyweye ibiyobyabwenge? Egera ni ibintu bitangaje. Umunsi umwe nagiye gukora ikizamini, nararetse ibikoresho. Abantu barambwiraga ngo impamvu ubu wa mbere ngo ni furi, kuko iyo nabaga nakoze ku jisho nkajya kumedita nabonaga ibintu byose biri kwirodinga, nkasubiza nk'umeze ngo wateguye ikizamini. Noneho ndetse ibikoresho numva ndabuwanyuma, nanjye nkavuga ni za furi nta medita bikanga. Noneho ndabuwanyuma. Umunsi umwe ndagenda ndakora, negereza resultat, umva nari mfite ubwoba, ariko nahise menya ko ubwenge bwanjye bushinganye bwaturutse ku Mana, nabwo mbu wa mbere. N'uyu munsi ndacyaba wa mbere. Uyu munsi ndi gute, Imana yangiriye neza. Kuba uyu munsi ku itariki 17 ni kwa mbere nzaba ngiye muri Canada kwiga. None se marine kurira indege, urumva se bibaho? Ntabwo bibaho. Ubwo mbwira nimba waragiye mu ndege batera haleluya. Ndumva nzayikubita y'umurambararo ngashimira Imana yankuye tobandi binkonke mu gashyokero, turi abakomisiyoneri b'indaya za 25 twarakusheho. Uyu munsi nkaba ndi umusore. Kuba mama wawe yakubyaye muri ubwo buryo, ku buryo uyu munsi utazi papa wawe, wumva icyo kintu ni ikintu gikomeye. utubwe ko igikomere kinini cyane kuri wowe, ukaza kwisanga umenya ubwenge uri mu muhanda, mama ari umusazi nawe uri mu muhanda, unywa ibiyobyabwenge, wafunzwe inshuro nyinshi cyane kubera icyo kintu. Uyu munsi ukaba wisanze waragiye mu ishuri kuva mu wa mbere kugeza mu wa gatandatu segonderi, ubu wa mbere, none wabonye buruse kujya kwiga muri Canada. Ibyo bintu ubihuza gute ukimara kumva ko wemere kujya kwiga muri Canada? Wa mwana w'umumayibo, wa mwana ufite mama w'umusazi, wa mwana wabaye muri ubwo buzima, wese utekereza ikintu cyaje ku mutima ni iki? Ikintu cyaje ku mutima wanjye, navuze ko Imana impamvu ibikoze ari ukugira ngo yereke iniga zanjye zikiriyo ko bishoboka. Abana bava mu ishuri bakumva ko byarangiye. Hari abo twabanaga baba ku muhanda n'ubu bakujeho. Iyo nsubiyeho ndababwira ngo birashoboka, reba urwego ngeze. Iyo bambonye mu gakote nkaka, rero ngiwe ku giti cyanjye, icya mbere naraye nasinziriye, of course ndarira amarira y'ibyishimo, numva atari nge, numva ayo mahirwe yayo. Ndavuga ni se kumbi nanjye wari rukara mu ndege, wari marine. Mbere nagendaga n'ibirenge ngiye ku ishuri, ibirenge bivaho nambara inyusi bibonde. Nyuma y'ibibonde Imana mu mubyeyi Theogene akanyanyana ku ishuri mu modoka. Nyuma y'imodoka none Imana ishyizeho indege, kubikurura biranga. Ndavuga ni ntabwo ari njyewe, ariko ndangije ndebye ukuntu navutse, ndebye ubuzima nabayemo mbere, nanzura ijambo rivuga ngo nta gihe kiba
kibaho Imana itakuramo umuntu, kandi numva ko byanze bikunze Imana idakoresha ikimenyane, kuko iyo abigikoresha ntabwo ayo mahirwe aba yaranje, iba yarayobeje ahandi. Ariko kuba Imana yarabikoze gutyo, icya mbere byari ukugira ngo nshyire umucyo mu muryango wanjye. Urumva umuryango wanjye hari ibyiringiro wari ufite se, wari warakuje, ubu bashiki banjye bamenye iyo nkuru bahita batezamo, barambwira ngo ubusambanyi turaburetse, twakiriye Yesu birashoboka. Urumva mama inseko afite sigaye aseka. Ewana ejo bundi nagiye kumusura mushyira igitenge, ndamubwira ugomba kwambara neza ukamera neza, iri shyamba uzaryimukamo, ngiye kurira rutema ikirere, nzajya nkohereza amadolari, nawe Western Union ugiye kuyiyoboka. Rero Imana si ibyo gusa, biba ari no kugira ngo ba bana twagiye tubana mu ndege kugira ngo ibyo byose babone ko hakiri ibyiringiro, babone ko nubwo bari kwiga byanga ko Imana ishobora gukora umuyoboro uboneye kuri bo, nabo bakazasohokana amashini. Witeguye kwinjira muri Canada? Ahubwo mbwira mu ndege batera haleluya y'umurambara, yenda wewe wayigiyemo numva nzakubita iki haleluya kinini cyadanje, ningerayo sinzi uburyo nzinjira. Ariko Mana Yesu we, Imana ishimwe, Imana ishimwe, ndayishimiye. Hari igihe cyageze nkajya niga mu wa gatanu primaire, nize kuri epi Kinjojo, nigeze ncoma ndabyibuka, noneho urumogi runegeka kujya ahantu wa division yatangiraga imyenda, ntabwo nabaga muri uwo mushinga, gusaba imyenda nsanga y'abahungu yashize, barambwira ngo hasigaye amakotoni. Byandagara umuyobozi w'ikigo cyacu cya Kinjojo arabyibuka, ndabwira ati yirambereye muyime, ninjira mu magotondo nambaye kotoni, naziritse, abantu baseka nkabona ndusha umufana Diamond. None icyo gihe cyavuyeho nambara ipantaro catch ya Air Force, ngiye kurira indege. Ibaze uwo muntu wari warakujeho, wabaga mu kirara rya puberi, byaranze. Biracyashoboka ku Banyarwanda, mwikwiheba, nyuma y'igihe cy'umwijima hariho igihe cy'umucyo. Mbwira Keza, papa wawe ntabwo uramumenya? Ntabwo ndamumenya, ariko ndabizi neza. Erega nabo bafite imibare, baba bari kutubara, baza twarakiye Yesu tugifite imbabazi. Nese ubaje nyiri mu muhanda urumva umutwe yawe usubiranayo, namurangiza. Ariko uyu munsi kubera ko nakiriye Yesu, welcome my dad, uzaze nzakubabarira, ariko nzagufasha, umfashe kumamaza ubutumwa bwiza. Uzamwakira? Nzamwakira, nzamusengera, mubwire nibyo wakoze ntago ari wowe. Kuki mama atarakubwira papa? Mama wanjye yarambwiye ngo ajya kuntwita, yaraye mu kabari, ngo uwo munsi yahuye n'abagabo barenze 4 kandi atazi. Urumva ni umuntu waga ku muhanda, nawe byari byaracanze, bamwinjizaga mu kabari bakamukoresha ibyo bashaka. Nese nimubaza ngo ninde waguteye inda, sindamwibukije ahashira. None se urumva ari bunsubiza, amarira wahita ajenga mu maso. Nyine ubwo nahise mfatira aho nkuzaho, ndavuga ni byanze bikunze Imana ifite impamvu yankize ku isi. Icyaba gikomeye kinini cyane. Byabaye igikomere, hari ibikomere bidakira umuntu yiga uko agendana nabyo, kandi ingaruka z'imfubyi byanze bikunze uhorana nazo. Nese nimba uri kumwe n'abana bakavuga aho base babatembereje, bakabwira ati ngiye mu kiruhuko papa yanjyanye ku Gisenyi, bakakubaza ngo Yesu yakujyanye, urumva uzasubiza ngo iki? Nese uzababwira ngo yanjyanye aha nawe ugira? Icyo ni igikomere ugomba kubana nacyo. Ahubwo Imana ifite ukuntu iguha isura idasa nkacyo, umuntu akajya abona ufite so kandi we nawe arakujeho. Nese uyu munsi duhe wabona ko ndi imfubyi, wabona narakujeho. Ushobora kugira ngo papa nawe atunze vewiti bitewe n'iri toto. Ni Yesu wenyine ufite uko abigenza bikemera. Mbwira mama kikubwira ko azi umugabo wamuteye inda yabonye atwite, kubera ko nyine yasambanye n'abagabo benshi. Icyo gihe wabyakira? Ndagira ngo mbanze mbabwire, buriya mama hari wenda hari abazagenda bamubona, kuko mama byanze bikunze azagaragara umunsi nzaba muzanye Kigali, muhaye imfunguzo za Prota yagiye kwinjira mu nzu ye, byanze bikunze aho ugomba uzaba uhari, mbaye nanakuraritse. Ariko ndagira ngo mubwire, mama afite inkovu nyinshi namuteye. Urumva hari igihe nacomaga, natekereza ukuntu papa nawe mfite, nkahita mfatiraho nkamanuka nkajya guhiga mama, nkamukubita nk'ubusafuriya, nkamutikura. Ntabwo byabaga ari njye, hari igihe urumogi rukongoza gukora ibintu bibi. Ariko nyuma uko Yesu yagiye aza, urumva twari dufite inzika ikomeye, najya mureba nkibaza uburyo yanwise. Ariko hari igihe icyo gikomere gishobora kugutera kugira ingaruka mbi ku bandi, Yesu agenda acyomora. Uyu munsi mama iyo twicaranye turaseka, uyu munsi iyo twibukiranyije ubuzima bw'ukuntu yanyoherezaga kwiba bakamfata nkatinya kuvuga ko ari mama wanjyanyeyo, araseka akavuga ati byari ubuzima. Mama ajya ambwira ngo ngushimira ko wibaga
ukanyibuka ukanzanira. Iyo nateraga bora ku muhanda nahitaga nibuka ko mfite meri nkajya kumureba akabora nikaboneke ni nyina w'umuntu. Rero kubimwibutsa icyo ni igikomere mbana nacyo, ariko Yesu agenda yomora gake gake, sinyikubitisha abandi nkabana nacyo ninjye kigiraho ingaruka gusa. Kuko hari n'igihe ushobora kubana nacyo kikajya kibutegeka. Ari umugabo nibuka icyo gihe nari nabaye wa mbere muri nigaga siniya tu, mbona n'urukara, mbona afite inyinya, ndavuga ni namubonye uriya niviye njya kumwataka, n'umwe niturasa n'unyihakana kira birota impemba, nanjye nabaye wa mbere. Arangije arambwira ngo nyoko yari ameze nk'umusarani wo ku nzira, ngo wanyuragaho wese yihagarikagamo. None se kuki yamenye ko yari ameze nk'umusarani wo ku nzira? Ariko uwo mugabo yitabye Imana uyu munsi ntawe ukiriho, wasanga wenda ari nawe data. So rero ni ibikomere, ariko nyuma y'ibikomere haza ubuzima buzima bwubatswe na Yesu. Kandi mwibutsa ko ubuzima bwubatswe na Yesu buba bushinganye, ni amapingu babwambika. Uyu munsi rondo ringirira icyizere iyo ndinyuzeho n'irinsaka, kuko riba rizi ko Yesu yanyejeje. Ni ibyana binagiye muri Yorodani. Ubundi njya kubatizwa numvaga ndibubwire pasiteri ayanjye akabanza akayashyushya, numvaga narakujeho. Ariko ninjiye umwana twaye kumwe arambwira ati ni wowe uyanduje tu, tiyasaga neza ibyaha byawe biyahinduye ikiziba, nta kundi twe twarakujoje. Ariko uyu munsi Yesu yaratuvunje, aduhuza n'umubyeyi wabaye mu buzima bugoye, agenda tugira inama. None nanjye nakiriye Yesu, ndi muri korali mvuga Imana bikemera, ngiye kurira indege. Mu minsi iri imbere tuzadukora interview mu Cyongereza. Wow, wari ku muhanda avuga sirenge, kumanuka muri vocabulary za danje. Urumva Yesu atagira neza. Njye guhura na Theogene, nahuye nawe icyo gihe nari ngeze mu wa gatanu segonderi muri corona. Inzara yanyishe iminsi 5 narya ndabyibuka. Mbwira Imana ngo wamaye ubwenge, ubuzima burangoye. Urumva mama nari naramutaye, kandi imbere mbana na mama nabwo bwari ubuzima bwo yajyaga nyohereza kwiba, akandangira nk'ahantu hari n'inye nkagenda ngatera bora. Narapanze kujya nega amasiha manini, bya bibebe binini nibyo mama yiriraga, ngiye nkarya umugongo mama akirira itako. Iyo ndi kubiganira na mama, ariko ubu mama yaryaga nguki? Numva mama nabonye ukuntu yari ameze ku muhanda, yari inzahare. Urumva yari umubyeyi, ariko mbona unanutse cyane, yaratagangaye. Nanjye narakujeho, ndavuga ni ntacyo nakora gishobora kondora mama. Nekereza gukora imitego izajya ifata amasiha, izambiba zo mu bisambu, nkajya nzifata nkaza nkazitekera mama nkamuha amata, ko ngiye nkarya umugongo, kuko nabonaga yarakuje. Ariko uwo ni umubyeyi mwiza ushima Imana, nawe aratuye ameze neza. Mu minsi iri imbere tuzatujya mu rusengero dushima Imana ko yadukuye kure. Nzanamutuza n'i Kigali, kuko Imana byanze bikunze izabimfasha. Kandi mbwira abantu bakurikiye kino kiganiro, nta mubyeyi n'umwe utagira agaciro ku mwana. Tekereza amezi 9 yirwa atarasa mu muhanda, ubuzima bwaranze, ariko agatarasa yewana nace muri rigori ngaguhengekemo indi zavemo akakubungabunga. Niyo wavuka akakubwira ngo nawe ucaho kiga ubuzima, ariko ukazahindukana urukundo rujya kumushaka kugira ngo umuhindurire amateka, umuhe ikamba ryo kuba nibura n'icyo gihe yaragutwaye mu nda namwe si byarashobokaga. Naba babyarase bakabata muri toilette. Mama respect, ahura urabizi ndagukunda, nzanakugeza kure. No muri Canada zahagera, aho yazagera nabazurira indege, ariko mama ntago yayuri. Yahita rekarama bati yewe we munyanye mu ijuru narigana, we yakumva ari ijuru agiyemo. Imana urumva ni ibintu by'amashimwe gusa. Urumva mura na papa nari nashikuje umuntu wibye umuntu telefone, naragenda imushikuza. Icyo gihe inzara yari yanyije, sanga ari kumva ubuhamya bw'umupasiteri w'ikijama witwa Theogene. Furi zirambwira ngo guma ubwumve. Urumva naricaye ndabwumva, ndangije umutima urambwira ngo fata izo telefone ziri munsi y'ikiganiro. Undi mutima urantegeka ngo nsubize telefone wo nayibye. Undi nambo biruka, nibibaho gusubiza umuzigo, nibibaho. Urumva iyo ninjira ku gasima nkabwira maniga ibyabaye, ewa ni umunsi nkonje sinari kuzishyira. Ariko umutima warabinyemeje, kandi tujye twumvira n'umutima w'Imana. Wa Satani ufite ibikabyo ukakumvisha kenshi ko ibintu bigomba kugenda uko, ariko jya wumvira n'ijwi ry'Imana. Nasubije telefoni muri iyo minsi, ngenda umusizi nkunda gukora ibisigo. Hari umukire hari igihe ugeramo Gerard, ahantu nakuye inganzo, hari igihe inzara yanyicaga nkareba nk'umukire nkamuhimbira umuvugo, nkamuvuga ibigwi ntazi ko akora kugira ngo yishime ab'igiceri cy'ijana. Rero hano nari narawuhimbiye, arandikodinga muri telefoni, ntiyagira ikinama. Nyuma ari gusiba ibintu muri telefoni, asanga hari ikivugo kirimo, yumva ko agomba kungira neza. Numaha amatelefoni nyuma yo gusubiza yayindi nari nayibye, anshyira kuri WhatsApp, manuka
kugaruka pasiteri muri ya mirongo yacu yo kwirigara, kandi n'ubu imirimo irakomeje. Arabibaza ngo ni pasiteri humura, buriya nta Eliya ubura Elisa. Tuzi ko nk'uko yatureze muri uriya rugo turi abajama benshi, tuzakomeza ibikorwa, kandi abana bari ku muhanda ziko bazakomeza bakakira ihumure. Byanyuramo byakunyuramo, byanyura nko mu wundi, ariko umucyo warasiye u Rwanda ukanyura mu muhanda, bari abana bari barihebye bakabona ibyiringiro bizakomeza. Ngayo nguko mura nawe none uyu munsi agiye, nari ngiye kurira indege atabibonye. Numvaga nzamutumira nko mu nama y'umushyikirano akaza kubwirizwamo, nanjye narabaye minisitiri, ariko nzi ko mu ijuru azajya yakira stati z'ikiji yasize mu isi ari iri shuri, cyagaraduwetinze cyameza ngofero, ngiye kwiga amategeko hanze, ndi gukubita inyundo ewana abantu nkababwira ngo mugende murabowe cyangwa babakatire 25 mwakoze ibyaha. Keza, ndashaka kumenya gatoya, wize gute uri mayibobo? Njyewe birumvikana ko umuntu ashaka kuva mu mayibobo akajya mu ishuri, ariko wowe warabifatanyije. Njyewe urumva nabuze umuntu, hari igihe ugeramo Imana ihagasopa abantu ntihagire n'ikibazo bakubaza. Nabuze umuntu mfasha neza, kandi mbona nta kintu nzakora gishobora guhindura umuryango wanjye. Nabonaga naravukiye mu mwijima, nashaka gusazira mu mwijima. Nibutse abanyarwanda bari abana baba bari mu muhanda bose siko babihisemo. Hari igihe kiguhitiramo imbeho ugomba kurira. Njye n'imbehe igihe cyari cyaramitiyemo, njya mu muhanda nawe ushaka, ariko kubera ko ibiryo byo ku muhanda ari urumogi, ari itabi, hari ukunywa ibiyobyabwenge, mbyisangamo. Nayo nsenga Imana nyibwira ngo umunsi uzankura kuri uyu muhanda uzaba ungiriye neza. Imana ntiyahise inyumva ngo ihankure, inkuye ejo bundi mfite imyaka 20-19 gutyo. Urumva kuva ku myaka 7-19 numbaze telefoni narigisha. Uzi ko sosiyete twabagamo ari twe twamamaje ingufuri, usanga ahantu nyuze bahise batekereza kugura ingufuri kubera icyo uhitanye muri iyo nzu. Umuntu yajya mu nzu agiye kuzana umunyu, isafuriya ukayihitana, umunyu yawuzana akabura inkono, kandi yari yatetse. Twabaye mu buzima bugoye, ariko Imana nyuma y'ubwo buzima utajya wibagirwa cyo ku muhanda cy'akababaro. Ikintu cya mbere najya nibagirwa ni inkoni nigeze gukubitwa n'abakristo mu rusengero. Iz'abapolisi z'abazungu narazikubitwaga nkamenya ko nzikubiswe kubera ko bansanze kwirigara, ariko hari inkoni nazibagirwa mu buzima bwanjye. Yenda ni story njya nseka iyo nyibutse. Nari ndi kumwe n'umujama wanjye twabanaga ku muhanda witwa Diriane. Icyo gihe twajyaga gutangira nibature saa 9 z'ijoro. Byari uburyo bwo kugira ngo tubone ingange mu rusengero. Twari twarishe idirishya ry'urusengero. None umunsi umwe turagenda turinjira. Icyo gihe twararaga ku ntebe, twari twacomye twafashe ku bikoresho, twabaye ijisho twarikoze harimo nk'udukoni nka 4. Adriana arambwira ati Imana, ibintu byo kuryama ku ntebe ibintu ntabwo ari byo. Turagenda tujya kuri aritari, tumanura ibishuka, turasasa, turaryama. Noneho byari ni urusengero rwa Herari hari Rutare mu Kabira, hafi hano habaga abasirikare. Bazaze muri niba turerero saa 10 za mu gitondo. Twe kubera kurara amajoro agatotsi karadutwaye. Diriane yaragonaga akubita umugono, barebye kuri aritari babura ibitambaro. Baraje icyo gihe urwo rusengero bari bamaze igihe barwibye ibyuma, barateruye. Jera ntago bigeze borosora, barateruye. None Diriane badutera aramaze ngo none seruka ngo tugiye mu ijuru. Siyumvaga tugiye, ambwira ngo Hanemani Yesu atugiriye impuhwe nka cya gisambo. Baratujyana batujyana inyuma ahantu hari akantu bakoreramo nibature. Indirimbo bateye ni korasi ivuga ngo muraje murebe icyo Imana igiye gukorera ahantu. Rukara noneho ngiye ko nitwaga Rukara, Adriane yamamagaraga Rukara, none seruka ngo nibiki Yesu agiye gukorera hano. Ndabwira ni Imana, tegereza urebe, baratwishe. Kumbi bagiye kuzana ibikoni, baraduhuragura, baradukubita. Noneho Adriane nanamushimira icyo gihe niyo wandokwe izo nkoni, yamwe ngo kuba wa mbere mu ishuri warebye uko bigenza tukavana, kandi twe tuba tuvuga gake muri Roland kandi ukumva icyo mugenzi wawe avuga. Ndabwira ni rero mbu wa mbere mu ishuri, ariko hano nawe hankure. Adriane nibwo yambwiye ati tugomba kwigira abamarayika, twigira abamarayika kugira ngo tuve hano. Mwese manu urigira umumarayika gute? Abarangije aravuga ngo twabyumvishe ngo ibyo muri gukora, ngo Yesu yatwohereje ngo dusuzume imitima yanyu, ngo nimba mwaramukubise ari mu isi ngo akaba yatwohereje nk'abamarayika, natwe mukaba mutudishye ngo tubonye ibyo turi bumubwire. Nanjye ndababwira ati nimubona turi kuvuga gutya dusa nabi nimutwibazeho,
Yesu azaza asa nk'umujura, barikanga, umwe akajya agenda avuga ngo Mana tubabarire, barihana, bari kwihana bose batuvuyeho, tuba turacomotse. Tugeze mu muryango Adiriyani arabatuka, turababwira ni muzabaze. Icyo gihe twarakubiswe kuva saa 11 za mu gitondo, barinda batugeza saa 1 bakiduhonda, kandi ari abakirisitu. Hari igihe kigera umuntu akava mu mwuka, nuzabona umukirisitu wagiye mu mubiri aragusekura, ariko turabasabira bajye baguma mu mwuka kugira ngo Imana ikomeze ibarengere bari mu mwuka kabisa, atazagira uwo bahungabanya. Ntabwo byoroshye, n'ibintu byari bikomeye cyane. Byoroshye cyane. Mbwira sasa rero, waje kugira amahirwe gute kujya muri Canada? Urumva nshimira n'ibigo bigiye bitandukanye, ni ikigo gifite department n'ibigo byo muri Canada, ni Great Lakes College of Toronto hariya muri Canada niho nzajya kwiga. Urumva natangiye application nk'abandi bana, nshimira papa yagiye amfasha. Hari abavandimwe b'inshuti za papa kubera kugenda atanga ubutumwa bwiza yagizeho nka famiye, baramfasha banshakira ishuri, nanga ibyangombwa, amabiroti, amarekomandasiyo yaho nize. Urumva kugira ngo ubone rekomandasiyo ni Imana iba yaganirije abayobozi, kuko bakurikije ibyo wakoze ku ishuri nta nubwo bayigura. Urumva zano nize primaire bama rekomandasiyo bahita batekereza imashini zaho narashe nibayime, ariko iyi Imana yaje yanzuye igihe kibi ngo kikuveho hazi cyiza. Icyo gihe umwami aburi bitotsa akavuga ati ngombe nanjye ngira icyo nkora kuri uriya mwana. Ngenda mbona amarekomandasiyo, nagiye nkora ibizamini bitandukanye, mfite certificate, ikizamini cya Beneri natsinze hano mu Rwanda yasinweho na John Rwangombwa. Urumva ndi umuntu ukaze, ubu ni rondo ringirira icyizere. Beneri urumva hari ibizamini gitegura mu mashuri, mu masegonderi, ikigo cyarananze nk'umunyeshuri wiyaminiye ugomba kugihagararira, ndakora ndatsinda. Ku ntara y'Amajyepfo nzamuka ndi mu banyeshuri ba mbere, bampa certificate y'umunyeshuri witwaye neza muri ibyo bizamini, mubitiraho kuba narabaye pasiteri muri segonderi. Urumva papa kimfata ni byinshi ngera, ntabwo nabona aho mbihera. Papa kinjyana kwiga Isumba muri interna, nkwibutsa ko ahantu hose nize muri 9, nageze muri interna mpinduza section. Ubundi mbere mu 4 nigaga MCB, ariko bitewe n'uburyo nigaga mu kigo giciriritse muri 9, na ahantu hatari iyo laboratoire, ahantu utari bukorere izo experiment ngo nawe ugire mind yagutse, byo ngombwa ko mpinduza njya muri Hege. Njya kwiga Hege mu wa 5 kandi ntarayize mu wa 4, kandi mu wa 5 naho nabaga uwa mbere. Barabizi Isumba nkomeza kuba uwa mbere, birangije ngezo bahita bangira pasiteri w'abanyeshuri, baze kuvuye ku muhanda ugahita uba pasiteri utaranabatijwe. Iyo najyaga gusoma ijambo ry'Imana narafombozaga neza. Urumva nari nzi uko ibitabo bikurikirana, ngitangira kuva bari kubara habe namba. Iyo nagwa muri Zaburi nabamanukiraga imirongo ngavuga ati Mana unyobora, uko nkabona haleluya zabaye nyinshi nibaza aho ziva, ariko ni Imana yabaga inkoreramo. Nangiza gutyo bama certificate yuko nabaye pasiteri. Izo certificate zose zagiye zimfasha mu gusaba ikigo n'ubuhamya bwiza n'impinduka no kuba naratangiriye mu muhanda. Uyu munsi nkaba narakishijwe, narakiriye Yesu, ndi umukristo hari Kacyiru, ndirimba muri korali, ariko numbaze ngo ndirimba muri Hejwe. Nese ubu ndirimbiri ni Rolanti, umuhamagaro wanjye nukurya dance, nta kindi nyine bitewe n'ibikoresho ijwi riba ritaraza neza. Ariko hamwe no gusenga Imana wasanga ijwi hari icyo rizakora, mayibobo zigahinduka. Kira neza, Imana ishimwe. Imana ishimwe cyane kabisa. No kuri pe Imana yakoze ibikomeye cyane, bikomeye cyane ku muntu uri kubyumva n'ababyumve ko Imana yakoze no kubivuga byinshi yarabikoze. Mbwira rero sasa, ufite intego ki mu buzima nyuma y'uko Imana iguhinduriye amateka? Intego mfite ni intego ngari cyane, ariko ni intego nashinganishije ku Mana, ndayisengera buri gitondo buri nimugoroba. Ndumva nshaka kuzaba umuntu udasanzwe muri iki gihugu cy'u Rwanda, nibibe no muri iki gihugu no ku isi muri rusange. Nagiye nkunda bano bantu bagiye bakora ibintu bitangaje, bagiye bakora ibintu bikomeye b'intwari. Nanjye mba numva nzaba intwari muri iki gihugu cy'u Rwanda, hakagira urumuri murika ahari umwijima, kugira ngo abari bayobeye muri uwo mwijima baze mu mucyo, kandi Imana izabimfashamo. Hari marine nyinshi nshaka kuzabwiriza ubutumwa bwiza, nibibi byo mu butumwa gusa, ahubwo nkanabereka ko byanze bikunze Imana iha umuntu ubwenge, ikamukura kure, ikamunyuza mu bikomeye. Uyu munsi hari ibisate by'amacupa twanyuragamo n'ibitujombe,
hari ikigeragezo nk'ubu sureba Imana iri kubyemeza, iri kugenda indekora, ariko umbwiye ngo nze kugusura nambaye silipa, uwo musore ambwiye ngo mwambarire, namubwira ati njyewe unyemerere nambare izifunze. Kubera iki? Ibigeragezo twanyuzemo nibituma inzara zacu nyine zisa neza ngo natwe twambare inkweto zifunguye, inyinshi zavuyemo. Rero icyo ni igikomere ubana nacyo, ko hari ubuzima Imana igenda idekora, byanze bikunze umucyo ukarasa. Rero numva kereka hari nimba nzaba minisitiri, ariko byanze bikunze ndumva nzaba umuyobozi ukomeye cyane, uhindura amateka y'abababaye, ushyira ibyiringiro mu mitima y'abashavuye, kugira ngo umucyo u Rwanda rwagezeho, urabizi aho rwavuye, ukomeze wenyegezwa ahantu hose, hakomeze hazi ihumure, by'umwihariko mu mitima y'abababaye. Muri marine zakujeho ewana, mu minsi iri imbere nanjye wenda Imana nibikunda, mvuye iriya nzajya nyura mu bigo ngororamuco mbwira ukuntu abantu Imana igira neza, ikuvana mu kiraro ikakuriza indege, ikakujyana mu mataje yo hanze, ukagaruka warabaye umusirimu, kandi nzi ko Imana izabimfashamo. Hari ijoro wigeze kurara urira bite n'ibyo watekerezaga? Ayo majoro ni menshi, mwibutsa ko hari igihe ucoma, noneho aho kugira ngo rukwibagize amateka ahubwo rukayakwibutsa, furi zikakwinjiza hashize, ukamedita ku muryango, ukumva urarakaye, ukumva ufashe umwe wamwica, ukamedita kuri situwasiyo urimo, amarira akaza mu maso, noneho zikakongoza zikakwincaranya n'umwana nawe zafashe, we zikamwongoza zimubwira ngo mutikura, akajya gutikura, noneho nawe zikakongoza kuguma impande y'uri kugutikura, ugakubitwa, ntizinakubwire ngo vedeka wiruka uhunga inkono, ubwo buzima bukakurya, kandi n'inzara urumva samara aba afite iki? Ntacyo, igifu kiba cyarakujeho, warahombanye, wajya uhagarara muri pozisiyo, imyenda yaragucikiyeho, ukajya uyambara ari umwe, imvura yagwa ukayinyagiza kugira ngo ico rigabanyuke, izuba ryavuka ukajya ukurikirana aho riri kurasira, warabaye marine byaranze. Ariko nibutsa abantu ko marine ni ikintu gikomeye, ni abasirikare barwanira mu mazi, urumva rero kugira ngo ugire iryo peti n'ahariya mu muhanda uba warakujeho, nyine uri umuntu w'umugabo kugira ngo ubinyuremo. None uyu munsi Imana yangiriye neza, rero amajoro yose menshi mba ku muhanda narariraga jera, ariko uzikuba uwa mbere nta kayi ugira nta n'ifomu. Mwibutsa ko ngewe Imana yampaye ubwenge, ntabwo najyaga nandika mu makayi, none se nari buyake? Imana yarategetse ati wejye usikana, muri classe teacher yandikaga nanjye ndi gusikana, yasiba nkaba nahera aho yanditse byose mbikoporora ku kibaho. Imana irabuma, erega isambu y'imfubyi uba mu mutwe, nese duhinge ko twakujeho, ariko Imana yiremye isambu nini mu mutwe. Kandi ikindi mbwira abanyarwanda, isambu yo mu mutwe ifite security, kubera ko iyo hanze y'abantu bareba isambu baranagwiga bagashaka kuyikwambura, ariko iyo mu mutwe ibihishe. Kandi iyo ugiye gusarura ibyeze mu isambu yo mu mutwe unyura kuri banki, abantu bakagwiba miliyoni. Nuko nyine ubuzima tugomba kubwubaka kuri bariya bakiri mu buzima bugoye, haracyariho ibyiringiro. Wamaze kubona na tike ibizagutunga muri Canada? Urumva wenda papa akimara kwitaba Imana, hari utuntu twagiye tuzamo nk'imitego, urabizi, yari buze akamerekeza neri bugende kuri 25, biba ngombwa ko mpinduza tike y'indege nyishyira kuri 17. Urumva wenda hari imbogamizi zahise zizamo, gusiga mama, urumva ntabwo nari buhaguruke, mama asigaye mu buzima bubi bugoye, nta gafu k'igikoma, nta gaceri, byabaye ngombwa ko nshaka imbaraga. Nshimira n'Imana ko yamfashije. Ejo bundi navuye gusura mama, hari icyo namushyiriye, ariko uyu munsi hari ibikingoye, ariko byanze bikunze ku itariki 17 nzayurira, wenda nzagenda ni baga gusa nta kintu kirimo, ariko ndarekana ibyo byonyine mu ndege, niyo nta kintu naba mfite, ariko Imana izabigenza neza. Ariko nanone ngize icyo njyana nkagenda nuzuye amashimwe, nabyo byaba byiza kurushaho. So rero nshimira n'abanyarwanda, nshimira n'abapolisi ko bankubise mu bwenge, ntibankubita ahantu habi, kuko iyo bahankucura inkoni mba naragagaye, byari ukumana. Uyu munsi nibwo ndi kubona inyungu z'ibyo bankoreraga. Mbere iyo nabarebaga narabameditaga, nkumva umwe namukuraho izosi. Siko mbere twicaga imbeba mu rugo, yamara gupfa nibyo njya mbwira abantu, tukajya kuyikorera after party,
tukayikuramo inzara dukoresha, mbese tukayica urubozo kubera imitima twari dufite. Ariko uyu munsi twaromowe, umubyeyi yaraje aratwomora, Yesu atuza, ubu narabatijwe nanjye ni umukristo. Rero banyarwanda, banyarwandakazi, bana bari mu muhanda, hari abumva ko ubuzima bukomeye, ariko burya irindazi, Gerard, irindazi riraryoha. Nzi neza ko nubwo uri umusirimu turakwemera, ariko nawe irindazi wariryaho. Ariko urebye uko rikorwa, habanza kuza abasore bafite amatuza bakarikubita ibintu by'ingume, amavuta yatuye bakarinagamo, bakarihindukizamo inshuro nyinshi, ariko iyo rigeze ku iduka n'imodoka ziraparika bakarihaha. Rero inzira tunyuramo zigoye nizo zizatuma dusohokamo dukeye turi abagabo. Mukomere, mwihangane, haracyariho ibyiringiro. Nujya muri Canada bivuga ko hari ubuzima, hari amafaranga, hari imirimo, byanze kunze ugomba gukora cyane kugira ngo ubashe kugira icyo ugeraho. Kimwe mu bintu bizatuma nkora cyane ni bariya abaji bariho mu mapapa yasize. Urabizi hari abaji benshi ba Mutaramu, ba Big Head, hari abaji dufite benshi, kandi ikindi nimba papa yaragiye namweretse neza yangiriye, afite abana, afite umudamu, rero ibyo byose, kandi mfite n'umuryango wanjye. Sinabo gusa, hari abandi banyarwanda nshaka kuzagiraho umugisha nabo bakabaho, kuko nanjye mu buzima nabayeho. Hari uwamaye biswi byanze bikunze, nubwo twanyuze mu baba, ariko hari abagize umutima baradufasha. Rero nanjye ngomba kuzakora cyane kugira ngo nibura ineza Imana yanyeretse nanjye ngira abo nyigirira, kugira ngo amashimwe yayo akomeze yaguka mu mitima y'abantu binyuzemo. Ntago naryama, urumva naryama, ntago nzaryama, nzakora cyane kabisa, kandi inzozi zanjye nzazigeraho. Yesu yamurikiye itoroshi, ngendera ku mucyo Imana yamuritse, ntago ari uw'abantu, kuko abantu bajya bacunga ugeze ahari umukuka itoroshi bakarizimya ugasitara. ngendera ku mucyo Yesu yatanze, niyo mpamvu nshinganye. Sasa rero ku muntu wifuza gusapotinga kugira ngo ujye muri Canada, ufite tike bafatikira, hari ufite ikizagufasha uhahe, uzajyana imyambaro, hari ikibazo nanjye nzagenda nsa neza nkawe. Yewana, telefone yanjye ni 0787265650, 0787265650. iri mu yayi mazina ni Hakuzimana Fideli, yani wayishyira munsi y'ikiganiro. Urumva nanjye biracyari 8 ariko hari igihe bizaba 8. Reka tuyishyire munsi y'ikiganiro kugira ngo umuntu uza kwishaka ayibone, mufashe uyu musore Keza. Yise Keza kubera ko yiswe Keza kugira ngo ubuzima buhinduke bube bwiza cyane. Natwe tumufashe kugira ngo ajye muri Canada, atera intambwe, ejo azase asubira inyuma, afashe uwamufashije, abamufashije, atera ikirenge mu cya papa Pastor Theogene wamufashije uyu munsi. Akaba uracyabiwe mbiwe, urumva nyine ngombe maguruke hariya babaji nabo bateje bati niga yakira ducomotse ku kibuga cy'indege, bizaba ari umuriro, kuko nabaji turi inshuti cyane. Buriya kimwe mu bintu papa yaturaze ni urukundo, nashyari kumva ngo narize we yaracikishije, byo nari bubyibaze. Ikimushimishije ni ukubona ngera kure, kandi kugera kure kwanjye ni ugushaka rinye nawe kugira ngo muhe rinye akomeze ubuzima. Rero munyarwanda ufite icyo afite naho ukennye, kugira ngo dukomeze tubere itabaza abandi, nabo bave mu mwijima bagere kure. Nese ubu papa mwarabibonye ibyo yagiye adukorera. Impamvu ndi hano nsa gutya, hari ibyo yakoze, hari umugisha Imana yamunyujijemo, hari n'uwo Imana yanyuzamo umugisha akagukura, akagupyeta ntihagire n'ikikugeraho. Rero we yarigomwaga akagira ibyo yiyima, akambara inkweto igahengama kugira ngo nanjye mbeho. Rero ufite ukennye kugira ngo umugisha w'Imana ukomeze utambe mu bantu bo mu isi. Keza, wakoze cyane kuba natwe mu kiganiro. Wakoze cyane kuba natwe mu kiganiro. Imana iguhe byinshi byiza, yaguhaye ubwenge, Canada kwiguziga, izaguha amafaranga, ugaruke mu Rwanda ufashe abandi. Nuko nanjye hari igihe nawe hari igihe tuzadupanga duhurire nko mu gahoteli tugiye kurya gafi. Ubwo buzima buzaba bwarakunze. Yesu abirimo je. Thank you so much Keza. Ejo bundi kabisa tuzaba tukubona kuri interview mu
mateleviziyo akomeye cyane muri Canada, uzagende cyane wubake izina cyane uzagende cyane wigisha ijambo ry'Imana. Ndabizi ko hariya it's possible, byose birashoboka. cyane rwose, ntabwo Imana tuzayitenguha. n'umuzungu wamubwiriza ukamumanuka mu mirongo y'icyongereza muri ya meterime, kandi nawe agafata Imana byanze bikunze. ahantu hose tugiye ntabwo tugomba guhisha uyu mucyo, ni ugutwikurura abantu bakakira Yesu bakabatizwa nk'uko papa yabikoraga. natwe ntabwo tuzamutenguha. Imana iguha urugendo rwiza kandi nanjye Imana iguha umugisha, izasigarane n'iyicano yawe izayigeze kure. tuzajye tuza abantu twereka abanyarwanda ko Imana yabihinduye, kandi uwo mucyo uzakomeza wake. Asante cyane.